urubyiruko ku isi yose ni bimwe. Ni ukuvuga ngo ibibazo urubyiruko rwo mu Rwanda rufite ni nabyo bibazo urubyiruko rwo hirya no hino ku isi rufite. Cyakora ushobora kuba uri umunyarubyiruko ukibaza uti oya urabeshya, hariho ibihugu tujya twumva tukumva bifite opportunity nziza ku rubyiruko, ariko uyu munsi ndagira ngo turebere hamwe ibintu 10 by'ibibazo urubyiruko rwinshi ku isi ruhuriyeho, bityo nawe ntiwumve yuko ari wowe wenyine. Hari igihe ikibazo kikugeraho ukagira ngo ni wowe wenyine, ariko nyamara uyu munsi ndashaka kugira ngo nkubwire yuko ibibazo by'ubuzima ku rubyiruko ku isi ari bimwe. Ngire ngo ukunda kubibona yuko hari igihe urubyiruko rukunda kwigunga ugasanga abana babuze amahoro, ariko nyamara ndagira ngo nkubwire ngo wikwiheba, ahubwo washaka umuti wo kwivana muri icyo kibazo, kandi birashoboka cyane. Kuri mikoro ni Justin niyo saba, muze tubane rubyiruko, basore, nkumi, mwese rwose muze tubane kuri iyi cano kugira ngo turusheho gusobanukirwa, maze turusheho kumenya byimbitse ngo mbese ibibazo bitwugarije ni bimwe cyangwa hari aho biba bitandukaniye. Ikibazo cya mbere cyugarije urubyiruko ku isi yose ni ubushomeri. Ubushomeri ni ukurangiza amashuri ariko ntibabone akazi. Hari urubyiruko rwinshi hari urubyiruko rwinshi rwashoje amashuri ariko uyu munsi rukaba rudafite akazi. Ubushomeri rero buraryana ndetse bugatuma umuntu yitakariza icyizere, agahora ashakisha ukuntu azikura muri ubu bushomeri bikanga. Icya mbere, ushobora kuvuga uti ndangije amashuri yose waba urangije ayo ariyo yose, ushobora kuba urangije segonderi, ushobora kuba urangije kaminuza n'andi mashuri y'ubumenyi ngiro mu bihe bitandukanye, ariko uyu munsi ukaba utekereza uti ni gute, ukaba wibaza uti ni iki nzakora kugira ngo nanjye niteze imbere. Ubushomeri rero bwugarije urubyiruko hirya no hino ku isi, ku buryo ushobora gusanga umuntu w'umunyarubyiruko ufite nk'imyaka 20 cyangwa 30, wamureba ukagira ngo afite nk'imyaka 60, kubera kubura uburyo, kubera kubura ubushobozi. Ibi rero ni ikibazo cyugarije urubyiruko ku isi hose. Ikibazo cya kabiri ni ubukene. Ubukene ni ukubura ibyangombwa by'ibanze, urugero nk'ibiryo, imyambaro cyangwa se icumbi. Hari urubyiruko rwinshi rutabona ibyo kurya, hari urubyiruko rwinshi rutabona imyambaro hirya no hino, hari n'urubyiruko rwinshi rudafite aho rutuye, ndetse n'amafaranga yo kubona icumbi cyangwa se kubona aho barambika umusaya nabyo bikaba byarababereye ingorabahizi. Bityo ugasanga bahora babura epfo na ruguru, ugasanga ibibazo birabugarije cyane. Ahari nawe ushobora kuba ufite ikibazo nk'iki, ariko burya si weho wenyine, ntabwo ari weho wenyine uburara, ntabwo ari weho wenyine ubura imyambaro cyangwa icumbi, ahubwo ni ibibazo byugarije urubyiruko hirya no hino ku isi. Ikibazo cya gatatu ni ihohoterwa. Aha ngaha ni ihohoterwa mu miryango, mu mashuri no ku mbuga nkoranyambaga. Usanga hariho urubyiruko rwinshi rwibasirwa, ugasanga hari imiryango imwe n'imwe iruhohotera, ugasanga hariho ku mashuri bamwe bahezwa abandi bagahabwa akato, ndetse no ku mbuga nkoranyambaga ugasanga hariho ibintu bimeze nk'itotezwa. Iki kinyejana turimo ni ikinyejana gisa nk'aho ari ikinyejana cy'ikoranabuhanga. Ubwo rero hari igihe hariho abantu bagenda bibasirwa, ugasanga umuntu w'umunyarubyiruko yagiye yibasirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, agatotezwa, agatukwa, agaharabikwa, ugasanga ibi bintu nabyo byamubereye victime, ndetse ugasanga rwose biri kumwangiza ku rwego rwo hejuru, kubera ko usanga asa nk'usigaye wenyine. Ubwo kwiyumva nk'aho ari wenyine rero bishobora kumutera ihungabana, bigatuma rwose yumva atisanzuye mu bandi. Ikintu cya kane ni indwara zo mu mutwe nka stress, depression. Ibi ngibi biterwa n'igitutu cy'ubuzima. Abanyarubyiruko benshi, abasore n'inkumi, bugarijwe n'indwara zo mu mutwe cyangwa se amastress n'amadepression. Ugasanga umuntu ahora yigunze, cyangwa se yaba atigunze ukabona ahubwo ari kugenda ariko atazi n'iyo ajya, ukabona ari kuvuga ariko adafite rutangira. Ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu avuga ibintu akavuga asa nk'ushaka kwirengera, bityo ugasanga ahubwo aho kugira ngo abivuge bisa nk'aho bimutesheje umutwe kuruta kutabivuga. Rero igihe icyo ari cyo cyose umuntu akora ibintu asa nk'ushaka kwirengera cyangwa se kurengera ubuzima bwe, burya aba afite depression. Ni ukuvuga ngo aba yumva nta kirengera yindi usibye ko agomba kwirwanaho. Rero urubyiruko rwinshi nicyo rusa nk'aho ruri kugenda ruhura nabyo. Ni ukuvuga ngo ni indwara zo mu mutwe. Niyo agiye ku mbuga nkoranyambaga ajyaho ashaka kwihimura, ajya ashaka kubabaza abandi,
no kubereka yuko aribo bashobora kuba baramuteye ubuzima bubi arimo uyu munsi. Iki rero ni igikorwa kiri hirya no hino ku isi ndetse gituma buri muntu wese atekereza yuko ari urubyiruko rushobora kuba rufite ikibazo gikomeye cyane. Icya gatanu ni ukubura amahirwe angana. Ni ukuvuga ngo harimo itandukaniro rishingiye ku gitsina, inkomoko ndetse n'ubukene. Mu kubona akazi cyangwa se mu gutanga akazi usanga bamwe bakoresha ibintu bimeze nk'icyene wabo, uwabonye akazi kera agashaka kugira ngo ahite agashyiramo mugenzi we, yaba mwene nyina cyangwa se inshuti ye ya bugufi, ariko ugasanga wa wundi udafite gisunika agumye hasi cyane rwose, akaguma hasi ku buryo aba adafite kirengera, ndetse ku buryo ushobora no kumureba ukagira ngo ntiyize kandi nyamara afite n'ubushobozi buhambaye kurusha ubwa ba bandi bari mu kazi. Aha rero hari igihe usanga isi muri iyi minsi itari guha urubyiruko amahirwe angana, aho ugasanga isi imeze nk'itoranya bitewe n'uko ufite igitugu muri iyi minsi niwe uri kuyobora abandi, cyangwa se agashaka kubona amahirwe yose akayikubira. Rero urubyiruko rwose ushobora kuba uri aho ngaho ukaba warize ariko ukaba utarabonye amahirwe yo kubona akazi. Ntugire ngo ni wowe wenyine, ahubwo ni igitutu cy'isi iri kugenda ishyira ku bantu. Ni ukuvuga ngo abantu bose bugarijwe n'iki kintu cyo kuvuga ngo ni gute nabona akazi kandi ntafite umuntu wangirayo. Nta muntu ufite wenda wagusunika ngo ube wakwinjira muri ako kazi. Uyu munsi rero nibyo biri gutuma rwose ubura epfo na ruguru, kubera ko nta gisunika cyangwa se inkomoko yawe ndetse n'igitsina cyawe. Ushobora kuba uri umukobwa bikaba ngombwa yuko utabona akazi bitewe n'ibyo bari kugusaba. Hariho abantu benshi bajya gusaba akazi ari nk'abakobwa, ugasanga ababosi bashaka kubakoresha bavuze yuko bakwiye kuzajya kumanza gukorana imibonano mpuzabitsina. Ubwo rero ugasanga icyo kiragutsikamiye, waba uri umuntu ugendera ku ndangagaciro, waba utabyemeye n'ubundi ka kazi ukakabura. Hariho abantu benshi rero bari mu kazi bari kukaririramo bitewe n'ibitambo batanze, cyangwa se waba uri umusore nabwo hakagira ibintu byinshi bagusaba ndetse wumva bisa nkaho utabibonera igisubizo. Ibi rero waba utabibonera igisubizo, urugero nka ruswa n'ibindi bintu bitandukanye, ubwo nyine ukaguma aho ngaho nta kazi ufite kandi nyamara ubushobozi bwo kugakora uba ufite. Aha ngaha rero bigaragaza neza yuko kubura amahirwe angana ku isi yose bigiye biriho, cyane cyane mu rubyiruko. Ikintu cya gatandatu ni ukwigunga no kubura icyizere, kumva ko ntacyo umaze mu muryango ndetse no muri sosiyete. Urubyiruko hirya no hino ku isi rero kubera kubura bya bindi byose twabonye haruguru, nta mafaranga, ntaho kuba, ntacyo kurya, ntacyo kwambara, mbega ugasanga icyizere cyawe cyaratakaye kubera ko uvuga uti ubuse koko nk'umuryango nkumariye iki? Ukibaza icyo umariye umuryango, ukibaza icyo umariye sosiyete, ukibaza ko nta na 500 ufite ku mufuka. Ugasanga rero ubuzima buri kurushaho guhenda ndetse ukumva uriyanze. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko nta cyizere ugifite cyo kuvuga ngo ejo nzamera nte. Buriya umuntu akiri muto akaba nta cyizere ari kubona cyamuzamura, burya aravuga ati ubuse nimara gukura bizagenda gute? Ko maze kugeza imyaka iyi ngiyi ntarubaka inzu, ko maze kugeza iyi myaka ntaragira umuryango, ubu bizangendekera gute? Kandi wasuzuma bakaba impande zose ukabona nta handi hantu ushobora gukomanga ngo ugire amahirwe yo kuba wenda wagira icyo ugeraho. Ibi rero birakurya bikakubabaza ahantu, usibye ko abandi baba batabibona, ariko nyamara wewe uba ufite ikibazo gikomeye. Rero kubura icyizere ndetse no kumva yuko ntacyo umaze mu muryango, ibi ngibi bikunda kuba ku rubyiruko rwinshi hirya no hino ku isi. Ikintu cya karindwi ni ikoranabuhanga riri gukoreshwa nabi. Ni ukuvuga ngo hari ikoranabuhanga riri kugenda rikoreshwa nabi, urugero nko ku mbuga nkoranyambaga, ugasanga kubera abantu ka gahinda gakabije bafite, wenda bitewe no kubura ibyo bakabaye bafite, ugasanga ari kugenda akajya ku ikoranabuhanga akaryiyahuza. Bamwe batangira kujyaho biyambika ubusa, abandi bakajyaho bavuga amagambo adakwiriye, abandi bakajyaho basa nkaho rwose bikoze isoni mu buryo bumwe cyangwa ubundi ngo bari gushaka amafaranga. Hariho n'abajyaho bashaka gukora imibonano mpuzabitsina kugira ngo abantu bose babarebe, ngo hari wenda babe bakoreraho amafaranga cyangwa se bahinduke ibyamamare. Rero kwamamara nanone gutyo biri kugenda bikurura imbogamizi nyinshi. Hariho n'abari kugenda bakabatwa n'ikoranabuhanga ku buryo nta kindi kintu bari kubasha kwikorera. Ibi ngibi rero nabyo
bituma umuntu adakunda ikoranabuhanga mu buryo bwiza, ahubwo arigira nk'ikiyobyabwenge kimufasha kuba yakwihanganira cyangwa se yakwiyibagiza ubuzima buba arimo. Ikoranabuhanga rero rikoreshejwe nabi n'ubundi rugira ingaruka mu gihe kiri imbere, kuko amagambo wavuze mabi adakwiriye mu gihe kiri imbere niyo azaba ari kukugaruka, ariko kuguma agenda akwereka neza yuko hari aho watandukiye, cyangwa se ibikorwa bibi wagiye ugaragaza ku ikoranabuhanga nabyo bishobora kuzakugaruka mu minsi iri imbere. Niyo mpamvu ikoranabuhanga ari ikintu cyo kwitondera, kuko ntabwo uba uzi ngo ibintu byawe bizamara igihe kingana iki, hari n'igihe bizamara ibihe byose. Noneho ugasanga wagiye wandika igitabo kibi cyangwa se wandikisha igitabo kibi ku ikoranabuhanga, ugasanga uzahorana ipfunwe ry'ibihe byose. Ibi rero muzajye mubyitondera, nujya ku ikoranabuhanga umenye neza yuko iryo koranabuhanga rishobora kugusiga icyasha cyangwa se rikaguhesha icyubahiro. Ikintu cya munani nanone kiri kwibasira urubyiruko hirya no hino ku isi ni ibiyobyabwenge. Inzoga, ibiyobyabwenge bigizwe n'ibinyabutabire ndetse n'ibindi. Ibi ngibi biri kugenda bibata cyane abagize mu cyiciro cy'urubyiruko, kubera ko inzoga n'ibiyobyabwenge inshuro nyinshi hari igihe bigendana n'ibitekerezo byo mu mutwe. Burya umuntu ubatwa n'inzoga akava mu gitondo akageza ikigoroba ari kunywa inzoga, hari igihe usanga afite ikibazo cyo mu mutwe ariko sosiyete itakizi, ugasanga wenda aribwo buryo abonye bwo kwirengagiza ibibazo biri hariya hejuru twamaze kubona. Noneho akavuga ati nta kindi gisigaye, reka niyahuze inzoga, reka niyahuze ibiyobyabwenge, ubundi nta kindi nuko nipfire. Hariho ababa bategereje gupfa kuko hariho n'ababa bashaka kwiyahura, ariko uyu ntabwo ari wo muti. Ikintu cya cyenda ni ukudakunda amashuri cyangwa se guta ishuri kubera ibibazo by'amafaranga cyangwa umutekano. Urubyiruko rwinshi hirya no hino ku isi rwagiye rutakaza amahirwe yo kwiga. Ni ukuvuga ngo abenshi bagiye bacikiriza amashuri, bamwe bayagarukirizamo hagati, hariho n'abatarigeze bayiga bitewe n'iki? Bitewe no kubura ubushobozi kw'imiryango. Iki kibazo rero ni ikibazo gihuriweho n'abantu benshi mu rubyiruko, niyo mpamvu udakwiye kwiheba mu gihe byakubayeho. Rero guta ishuri cyangwa se kudakunda amashuri, icya mbere ni ukuvuga ngo hariho umuntu udakunda ishuri bitewe n'uko yaryizemo, uyu munsi akaba ari umushomeri, akaba yumva umwana we atakwirwa amushyira mu ishuri. Noneho hari no guta ishuri kuba urishaka ariko ukarivamo kubera kubura ubushobozi. Aha ngaha rero ni ibibazo bikunda kugenda byigaragaza hirya no hino ku isi. Nyamuneka rwose aha ngaha batubwira neza yuko ukwiye kwihangana kandi ukirinda. Noneho icya cumi ni igitutu cy'abo mungana. Igitutu cy'abo mungana cyangwa se gushaka kwigana imyitwarire mibi yabo. Ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu aba ari aho akaba afite imyitwarire myiza, ariko kubera igitutu cy'abo bangana ugasanga bari kugenda bamusunikira kujya mu yindi myitwarire idahwitse. Iki rero gihinduka ikibazo cyane iyo kidasuzumwe kare. Niyo mpamvu uba ukwiye kongera ukicara ukavuga uti cyorere, ntabwo nkwiye kubaho nk'uko abandi babaho, ahubwo nkwiye kubaho nk'uko nkwiye kubaho. Rero ibi ngibi icyabikubashisha ni uko wirengagiza stress zose ziri muri biriya byiciro twabanje, kugira ngo urusheho kumva neza utekanye. Ntushobora kuba safe cyangwa se ngo ugire umutekano wuzuye ukigendera mu kigare cy'abandi mungana. Rero ibi ni ibibazo 10 twareberaga hamwe bigenda byibasira urubyiruko hirya no hino ku isi. Tuzakora ikiganiro kigaragaza neza ibyo umuntu akwiye gukora kugira ngo abe yakwivana muri ibi bibazo mu buryo bwiza. Niba ushimishijwe n'iyi video ushobora gukanda like, ushobora gukanda subscribe, ugafungura n'inzogera niba uri mushyashya, kugira ngo na video y'ubutaha izakugereho mu ba mbere. Mukomeze mugire amahoro. Kuri mikoro ya Justin Niyonsaba, aho ubutaha.